urubyiruko ruvuye mu bice bitandukanye by'igihugu rwahuriye i Kigali mu biganiro bigamije gusubiza amaso inyuma bareba urugendo rw'imyaka 10 ishize leta y'u Rwanda ishyizeho gahunda ifasha imishinga y'uru rubyiruko. Umukuru w'igihugu yabasabye gushaka igisubizo cy'ubukene butuma ibihugu bikomeye ku isi bisuzugura ibindi biri mu cyiciro kimwe n'u Rwanda. Birazwi ko hari ibihugu bikomeye bikize ndetse bibwira abandi uko bakwiriye kubaho, bibategeka bavuga ngo ngomba kubaho utya. Aho ngaho ngira ikibazo nk'abantu ntawaremye undi, mbaho nk'uko bikwiye, nk'uko mbishaka, ntabwo byaba nk'uko wowe ubibona cyangwa uko ubishaka, kuko ntabwo ndi umutungo wawe, ntabwo ndemye. Ntabwo ndi itungo ryawe. Ibyo rero nibyo bivamo biheraho ka gaciro tuvuga buri munsi. Ibyo kuki bigera ku Rwanda cyangwa bigera muri Afurika bigasa nkaho ku bintu byinshi cyangwa byose turi inyuma y'abandi bose, ndetse ku buryo bisa n'ibibahaye kutubona nkaho aribo baturemye. Icyo ni ikibazo tugomba kwibaza, ndetse dukwiriye kwibaza turi bato kugira ngo dukure dushaka igisubizo cy'icyo kibazo. Abahawe uyu mukoro baremeza ko bumva neza icyo bagomba gukora, ariko ngo ntibyoroshye kubera ko ari bagenzi babo basimbuje ishuri inzoga. Umukoro umukuru w'igihugu aduhaye muri make uroroshye kandi uranakomeye. Burya ikigora nkatwe nk'urubyiruko nukumva. Iyo ugiye kureba hari ikintu twita ngo byanze bikunze tuzabasha kugira icyo tugeraho, kuko n'ababyeyi bacu bakigezeho batarize. Harimo abifata bakavuga ngo iyo ufashe ikiyobyabwenge ubasha kwirengagiza ibyakubaho cyangwa kwirengagiza ubuzima urimo. Umukoro nyakubahwa Perezida wa Repubulika duhaye ni umukoro usa n'uworoshye ariko unasaba imbaraga, kuko atubwije ko dukwiye kwiyumvamo umutima wo kwishakamo ibisubizo tw'ubwacu nk'urubyiruko, kuko ari twe maboko y'igihugu. Ubwo icyo dukuyemo nuko tugiye gutangira gukura amaboko mu mifuka tugahanga udushya. Ishuri ngo mwarisimbuje inzoga. Nibyo koko, bamwe mu rubyiruko hari abagifite imyumvire y'uko kujya mu ishuri bidafite akamaro mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakaba bajya no mu biyobyabwenge aho bajya kunywa izo nzoga. Hari abantu bishora mu biyobyabwenge nk'urubyiruko, rero natwe ibyo tubikoraho kugira ngo abo ngabo tubereke ko binyuze mu buryo bwa career guidance, tubereke ko ibyo bakora sibyo, ahubwo bafata urugero ku bantu bagiye bagera kure ko nabo hari ibyo bahindura. Urubyiruko rwemeje ko rugiye guhindura ingendo, imyitwarire yabo ngo nigomba gushyira mu ngiro imvugo yo kwihesha agaciro. David Zabonimpa, TV 10.